mwese mbahaye ikaze kuri channel yacu kandi ikaba na channel yanyu Nivuga Ngingo TV. Nizere ko mumeze neza aho muri ari amahoro hirya no hino mu gihugu ndetse no kwisi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ibintu wakora kuri WhatsApp yawe ikaba idasanzwe kandi yari WhatsApp isanzwe. Ushobora kuba ukoresha WhatsApp isanzwe nyine ariyo bita WhatsApp iri normale, n'ubundi igira bya bindi bisanzwe ni static chat no guhamagara, ariko nanone ukaba wajya muri settings zayo ugakoramo ibintu bidasanzwe bitandukanye n'ibyo iz'abandi cyangwa se uko iz'abandi zisa. Nanone ushobora kuba ukoresha business WhatsApp naho uyikoresha bya bindi nyine ni chat calls na stati, ariko nanone wajya muri settings zayo ukaba wakoramo cyangwa se ukaba wayihindura uburyo budasanzwe, nyine ukaba wayigira ukuntu bitandukanye n'uko iz'abandi bimeze. Twinjira rero muri WhatsApp nkabereka akantu ka mbere kaza ku mwanya wa mbere. Urajya muri settings, urafungura WhatsApp yawe, ujye muri settings, nurangiza ujye hepfo kuri chats, nurangiza ujye kuri theme chat. Urabona harimo option nyinshi, harimo ibintu byinshi byo gukora, ariko wowe urajya aho hejuru muri theme, nurangiza uhitemo dark, wemeze kuri OK. WhatsApp yawe irahita ihinduka umukara. Ngira ngo murimo kubibona nyine ko WhatsApp ihita ihinduka umukara, ukajya nyine WhatsApp yawe ikaba itandukanye, itakimeze nk'uko iz'abandi bose zigiye zisa. Ukaba wa browsinga ugakoresha stati zawe, ukaba wanahamagara, ariko WhatsApp yawe isite isa umukara. Kujya muri setting ukajya nyine hariya muri chat, ugahita uhitamo hariya kuri theme, washaka ukongera ukayihindura ku mweru ikongera igasa n'iz'abandi. Ku mwanya wa kabiri ikintu ngiye kubereka, ku mwanya wa kabiri ujya kuri stati. Iyo udashaka ko abantu bamwe na bamwe bareba stati zawe bitewe n'uko wenda ari abo mwanganye se, ari ababyeyi bawe, ari ibiki nyine, bigaterwa n'umuntu uwo ari we, we ujya hehe? Ujya kuri stati ugahitamo kuri status privacy, warangiza ugahitamo nyine ugahitamo kugira ngo ujye ureba wowe n'abakontakte bawe. Gusa nanone ushobora guhitamo abantu buzajya uhisha stati, nyine my contact except abo bantu, cyangwa se ukajyamo ku bantu babiri wenda bo bari burebe stati yawe, ukanahamagara n'ibindi byose nyine nk'ibisanzwe, ukaba wareba stati. Ikindi ni uburyo ushobora guhisha abantu ntibarebe stati yawe, aribyo bita mute. Ujya ku muntu ugakandaho, ukagumya ukanze kuri stati ye, ugahita ujya ahanditse mute, ihita ijya hasi cyane ahanditswe muted updates. Aho ngaho niho abantu bose wagiye mutinga baba bari. Noneho waba ushaka kureba stati ye akaba ari hujya kumukuramo, n'ubundi umanuka hepfo kuri updates from mute, ugahita ugira gute, ugahita umukandaho n'ubundi nk'uko wabigenje mbere, ugakandaho ukaguma uhakanze, deja ikaba ivuyeho. Ni ibintu byinshi wakora kuri WhatsApp, ariko noneho iyo iramutse yuzuye n'iki wakora? Iyo iramutse yuzuye, wowe ikintu cyo ukora ujya kuri file manager, ubundi ukajya muri internal storage, ugasiba folder zose uhereye kuri application, high cloud n'ibindi byose ukazisiba nk'uko muri kubireba kuri screen zanyu. Warangiza ukamanuka hepfo kuri folder ya WhatsApp yawe, cyangwa se kuri folder nyine ya business WhatsApp yawe, ugasiba izo folder uko ari ebyiri n'izindi ziba zirimo zose zidafite umumaro. Ukajya muri database nawe ugasibamo, ukajya no mu yindi WhatsApp niba ufitemo WhatsApp zirenze imwe, naho ukabigenza nk'uko wabigenje ku ya mbere, nk'uko murimo kubireba kuri telefone zanyu, ugasiba. Iyo umaze gusiba, telefone yawe ihita ibona umwanya urenze kuwo wari ufite. Nivuga Ngingo TV, wibuke gukora subscribe. Zivuye mu bihugu byazireze, zikumbuye u Rwanda rwaziremye, zirashamuka amariba y'amakera, n'umukenyi uzikesha ntuziyikebanye.